ahore nyamara bajya bavuga ngo nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa, ariko ubanze views na like na comment byo kuri YouTube nabyo bizacisha abantu imitwe. Nyuma yuko umunyamakuru ndetse akaba n'umu YouTuber Murindahabirene agize gutya agakora ubukwe bw'agatangaza, noneho ngo aba YouTuber bagenzi be urugo rwe batangiye kurugera intorezo. Hoya dango si ibyo gusa kuko Philip Nasiri na Rocky na Rigani bakiva kurya umuceri kwa Irene bagize gutya bikoza ku kinyamakuru The Choice bavuga impamvu ituma badashaka ndetse n'impamvu bemereye Irene kuva muri genge nawe agashaka. Hoya da uravuga iki tutaragera kuri live performance ya Bruce Melody n'uburyo Bruce Melody yongeye kwerekana ko ari munyarugwiro ubwo asohokaga akajya kuri gate y'igipanga ubukwe bwari buri kubera agasanga abafana bakubise buzuye babuze aho baca abasekirite, maze Bruce Melody n'ibyishimo byinshi akabwira abafana ndetse n'abakunzi bari bahagaze kuri gate banze kwemererwa ko binjira ku ikintu cyamuzanya aho ngaho ari ugutaha ubukwe bwa Murindahabirene. Wabonaga ko ari ibintu byari bishimishije mu buryo bwose kubona umuhanzi w'icyamamare w'umustar abantu bose bemera bazi ko ari 001 mu Rwanda ahagararanye n'abaturage bari kuganira ubona ko yizihiwe, maze benshi kuba bari bamaze igihe bashidikanya ku rugwiro ndetse n'urukundo Bruce Melody akunda abafana be nka Yago Pondati barushaho gukorwa n'isoni bitewe n'amagambo bari bamaze igihe bamuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Banza wumva aka video gatoya ukimara kukumva ndahita nanzika noneho mva ibintu muzimbigeri muzingo nkubwire byose kuri ubu bukwe bwa Irene ndetse n'abatangiye kubugera intorezo. Irene na Liliane ntago bazabana umwaka, ibijya gushya birabanza bigashyuha, umwuka wo kubaka urawureba. Nubona umugabo ukunda umwana we atabana na nyina cyangwa nyina batakibana cyangwa nyina batakiri kumwe cyangwa nyina yaritabye Imana, ujye umenya ko umugabo kubaka akumiro karagwira none ishyano ryaraguye by'umwihariko kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mwabonyeho umuntu utangira kugera urugo rw'abandi ntorezo noneho by'umwihariko rutari rwanagira n'ukwezira. Uyu munyamakuru akaba n'umu YouTuber yagize gutyo urugo rwa Emile na rucukurira kobo avuga ko nta mwaka uzashira tutabonye divorce nk'uko twabonye ya Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Ubukwe bwa Emile wabonaga ko ari ubukwe bwari bushishikaje abantu bose ikindi kandi bunabashimishije. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira kwamaganira uwo muntu kure bamubwira bati ibyo uvuga n'ubizi, bati jya ugerageza ushake views mu bundi buryo ariko reke guhimba ibinyoma bidahari, ikindi noneho ukavuga ibintu udafitiye gihamya ubu bakujyanye mu nkiko ibi bintu babihagararaho ukabisobanura. Bati nta bwenge ugira kugira ngo wumve ko ahubwo Murindahabirene ari we muntu ushaka kubaka urugo rukomeye. Tekereza nawe umuntu udashaka kubakira ku kinyoma akavugisha ukuri kose niba afite umwana akamuzana namere nka baba star tujya tubona bihakana abana baba ku mbuga nkoranyambaga. Bati ahubwo umuntu ushaka kubaka nk'uwo nguwo wamukuraho ushingira ku cyo uvuga ko urugo rwa Emile rutazakomerara. Bati uru rugo ruzakomera se gusa ahubwo ko ruzakomera nk'amategeko y'igihugu mukumirwa. Bati burya ingo nyinshi impamvu zisenyuka nuko umwe abagiye akurikiyeho undi udufaranga yatubura akitahira. Batarikaha abo bose ni abanyamafaranga. Tekereza umukobwa ufite akazi akora hariya muri za Canada ubwo ni ukuvuga ko ahembwa mu madolari. Aha ubwo uragira ngo Irene waroroshye. Tekereza Irene wayogoje izi mbuga nkoranyambaga zikuramo amafaranga ngo cyane ko kuri YouTube ashobora kuba ahembwa agera kuri miliyoni 8. Bati none ushingira ku cyo uvuga ko uru rugo ruzasenyuka burya akabasangiye ubusa aribo bita n'ibisambura. Ngo Rocky we nk'umukuru w'abantu biyemeje kutazashaka ngo bamubajije impamvu yemereye Irene gushaka akabavamo ngo barangiza bakanamwambarira. Ngo Rocky we nakuzuyaza ngo ubundi yahise avuga ko uriya mukobwa bamushatse Yehova. Ngo ubundi ngo umusore w'umuyehova ngo yabonye umukobwa ngo akamukunda ngo agomba kugenda akamwerekana mu itorero ngo bakamushyiraho ingenza n'izindi z'ubusa ngo wabona ko kameze nka yatarano bajya bavuga muri Bibiliya ngo akaba aribwo wemerera uwo musore gushaka uwo mukobwa. Irene nawe ngo niko byagenze ngo aragiye atanga raporo mu basore biyemeje kudashaka ngo umukobwa amushyiraho ingenza ngo ashira imyaka 5 umukobwa akiri mu igeragezwa ngo amaze kuritsinda ngo bemerera ngo Irene kumushakara. Ngo nyuma yuko umukobwa atsinze igeragezwa ngo nibwo urukundo rwa Irene ndetse na Liliane rwakomeje kugenda rufata indi ntera ngo yaba ku mbuga nkoranyambaga ngo nibwo twagiye kubona tukabona ngo Irene agize gutya atangaje save the date mu buryo busa naho butunguranye. Ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo baravuga ngo umuhungu nawe aragiye noneho hariyahuye ngo nyamara ngo buriya ni ibintu byamaze gupangwa. Ngo Rocky yahise avuga ko nawe ngo buranga aramutse abonye umukobwa ngo ukwiriye ngo akamushyiraho igerageza akabona araritsinze ngo nawe twajya kubona tukabona koza ubukwera. Ngo nubwo bimeze bityo ariko utagira ngo bamenya mwamenye muri bamenya series ngo akimara kuva gusinda umuceri nawe niyagize gutya kwihorera akagera icyo avuga ku bukwe bwa Irene. Ngo muri ubu bukwe bwa Emile ngo bamenye avuga ko ikintu cyamushimishije kandi cyarimwe kikanamubabaza ngo ari uburyo ubu bukwe bwari burimo inyama ku buryo bugaragara. Ngo ubwo rero ngavuga ko ubukwe bushobora kuba bwamaze inka mu Rwanda. Ubu noneho ubu tuvugana umunyamakuru Yago Pondati yakozwe n'isoni. Yago Pondati ari kuvuga ukuntu Bruce Melody ari we muhanzi mu Rwanda wikunda ikindi ari we muhanzi udakunda abafana be, ariko ubukwe bwa Emile bwaje kongera kugaragaza Bruce Melody nk'umuhanzi ufite igikundiro ikindi kandi ukunda abafana be. Mu gihe abasekirite bari banze ko abaturage binjira ubukwe bwa Emile bwari buri kubera, Bruce Melody we nyuma yo gukora performance nziza yagize gutya abonye ko ari abantu benshi baheze kuri gate ntibabone performance ye titaye ku izina afite ndetse n'amabonso yaramukikije, arasohoka ajya kuri gate ubona
ko ari kuganira n'abakunzi ndetse n'abafana be kuri gate yishimye ari kubabwira ati naje mu bukwe bwa Emirene mwana. Ni ibintu wabonaga ko byari bishimishije kubona umuntu w'umusitari nka Bruce Melody ari kuganira n'abaturage rubanda rugufiya, ubona ko bizihirwe banezerewe, nubwo abasekirite bari bakaniye ati ntago mugomba kwinjira hano, icyo nzi cy'ibi biryo birarya umugabo bisiba undi. Ku bwa Bruce Melody we yumvaga abantu bose bakemererwa bakinjira muri ubu bukwe bakaza kureba ibitaramo byari biri kubera aho ngaho mo imbere, ariko kubw'umutekano w'abakomeye ndetse n'abasitari bari babashije kwitabira ubwo bukwe, ntago byakundiye abantu bose ko bemererwa kwinjira muri iyo hoteli, ngo cyane ko batari kubona naho bicara, ngo kubera ko kubona ahantu Bruce Melody ari hakaba hari Rocky Kimomo ngo ndetse n'abandi basitari muzi hano muri showbiz nyarwanda, ngo ntago byari koroha cyane ko wari kubona ahantu abantu bose wicaje. Ngo Boga ariwe yageze mu bukwe bwa Irene ngo aragigagagura ngo maze bamwe mu ba content creator baravuga bati ese uyu Boga ari ntabwo azi ko ari umusitari, batumuna umusitari nabimenye koko, ati ubu Boga ari ubarabona atari kudusebya, ngo ni gutyo umuntu ashobora kugera mu bukwe ngo akarya, ngo akagaragaza ko ngiwe ngo adasanzwe arya, ngo nyamara ngo avuga ko aba mu nzu y'ibihumbi 200. Ngo Boga ari uburyo ari kugigagagura, ngo abonaga ko yari aturumbuye amaso, ngo benshi bari kuvuga ko Boga ashobora kuba yavuye aho ngaho ahita ajya kwa muganga. Ngaho ikibazo gikomeje kwibazwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ngo ni gute Boga arashobora kurya ibiryo bingana kuriya, ngo nyamara kumureba ngo wamugereranya n'urudodo. Ngo ubwo ni wa muco nyine bajya bavuga ngo akazu gato niko karya ubwatsi, ngo kandi ngo burya ngo ujya kuvuga ngo abatarabona. Ngo ubundi abahanga n'abasesenguzi bari batashye buriya bukwe mu byo kurya, bavuga ko ngo Boga ngo 1/2 cy'ibiryo byari byateranyijwe haranga ariwe wabiriye. Ngo Boga ngo yariye ngo amara ibyo, ngabona ko bidahagije ngo atajya gufata n'ibindi atangira kubisagata. Ngo bonaga ko Boga ngo yari yishimye, nk'uko mubizi ko Boga atajya atangwa n'ahantu hari abasitari bavuga ngo ntibamukundisha abantu. Ngo ubona ko ngo saa 6:45 ngo saa 7 ziramutse zigeze ibiryo bitaragera kuri buffet, ngo Boga ubukwe yahita yivumbura akabuvamo. Ngo cyakora cyo ngo byaje kumugendekera neza, ngo kuko abantu bategura ibijyanye na buffet ngo baje kubikora vuba, ngo ubundi Boga yaruza mu ba mbere. Ngo kutagira umuco ndetse n'ikinyabupfura, ngo Boga yagiye yarura ibiryo ngo isahani ngo arayisendereza ngo atitaye ko ari abantu bari gufata amavideo, ngo noneho ngo akora agashya, ngo ubwo yagiraga gutya ngo akabwira umuntu ngo namufata akavideo ari kurya, ngo ari kugenda arya turumbuye, ngo ku buryo abantu bamurebye bakavuga bati nyamara Boga nta busitari bwawe. Ngo nk'uko Rox yabivuze ngo ibiryo byose Boga yanze kurya bari kumwe, ngo abiriye hano muri ubukwe bwa Irene. Ngo Boga kubwe ngo avuze ko Irene ari we musitari wakoresheje ubukwe, ngo abandi bose babeshyaga.